bisa naho bimeze nabi, ariko Imana iramubwira ngo we bwira abantu bakomeze bagende, gusa bwira Abisirayeli bakomeze bagende, hanyuma urambura inkoni, inzira iraboneka. Nagira ngo nkubwire ngo iyo utumbiriye Yesu, inzira aho itari Yesu arayica, kuko Yesu afite ubushobozi bwo guca inzira aho zitari. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi tubahaye ikaze mu kanya tugiye kumara tuganira ijambo ry'Imana. Reka dusenge kugira ngo Imana ibane natwe. Mana yacu, umugisha ijambo ryawe mu mitima yacu, kandi imbaraga zawe zikomeze zibe muri uyu mwanya mu mitima y'abizeye, y'abumva ijambo ryawe. Urakoze Mana kubyumvise, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Bagira ngo tuganire ijambo ry'Imana tubona mu Baheburayo igice cyaho cya 12 umurongo waho wa 2. Hari amagambo yanditswe ngo dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizerwa kandi ari we gusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana, amen. Ndagira ngo twongere dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 14. Turasoma imirongo mikeya duhereye ku murongo waho wa 24, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Makumyabiri na kane, igice cyaho cya 14 cya Matayo, hari amagambo avuga ngo ariko ubwato bugeze imuhengeri buteraganwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure, ni jyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe untegeke nza aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu, ariko kuko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Bari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana, amen. Dusomye amagambo y'Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo mu Baheburayo igice cyaho cya 12 umurongo wa 2, hari ijambo ryatubwiye ngo mutumbira Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera kandi niwe gusohoza rwose, yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Ijambo nshaka ko tuganira ni ugutumbira Yesu wenyine. Uru rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ntabwo rugaragaza uwarwanditse, ni urwandiko rutazwi umuntu warwanditse, ariko abo yandikiye ni Abaheburayo. Abaheburayo ni abantu bakomoka mu Bisirayeli, n'Abisirayeli birumvikana, bakiriye umwami Yesu, bakiriye ubutumwa bwiza mu mbaraga z'Imana zikomeye. Nkuko tubibona mu Baheburayo ibice 2, tubona ko bakiriye Imana, bakiriye Yesu mu mbaraga zikomeye, babwirijwe ubutumwa bwiza. Iri torero ryagize ibibazo. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo abandikira abaha inama nyinshi. Mu gice cya 11 ababwira intwari zo kwizera. Mu gice cya 12 ababwira amagambo twasomye, ababwira ko tugoswe n'igicu cy'abahamya benshi. Aravuga ngo dutumbire Yesu rero, dutumbire Yesu wenyine. Ijambo tuganira ni ugutumbira Yesu wenyine. Ndagira ngo dukure inyigisho yacu mu magambo twasomye ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 14. Ni inkuru twasomye igihe Yesu yari amaze gusezerera abantu, yari yahagije, yatubuye imitsima, abantu bariye bagahaga, yagiye gusenga, abwira abigishwa be ngo nibagende. Bajyaga ahantu hitwa mu gihugu cy'Igenezareti.
ahangaha Bibiliya itubwiye ko bageze mu imuhengeri baraye bagenda urugendo rwababereye rubi cyane 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 ijoro ryose. Bibiliya itubwiye ko mu nkoko aribwo Yesu yaje aho bari, kandi ikigaragara bari bageze mu bwato hakiri kare hakibona, ariko barara bagenda, barara bagashya kugira ngo bambuke, birabagora cyane. Haza umuyaga, haza umuraba uteye ubwoba. Mu nkoko Yesu aza aho bari ngo agendeshe amaguru hejuru y'amazi. Bibiliya itubwira ko babanje gutinya, abigishwa baratinye, babonye Yesu ngo baratatse cyane, baravuga ati umuzimu uraduteye. Ntabwo ari umuyaga gusa, ahubwo n'umuzimu uratwishe, ngo bagira ubwoba. Ariko Yesu ngo arabwira ngo mwitinya, bivuze ko bari bafite ubwoba, bari bahagaritse umutima, bari batewe ubwoba n'umuyaga, ariko babona ngo batewemo n'umuzimu. Yesu arababwira ati mwitinya, ni jyewe. Nkuko tubizi, Petero ni umuntu wakundaga kuvuga, wakundaga gufata ibyemezo vuba, navuga ahubutse, ahita abwira Yesu ngo niba ari wowe mbwira nze ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Yesu aramubwira ngo ngwino. Bibiliya itubwira ko yateye intambwe, ariko ngo aragenda abonye umuyaga ko ari mwinshi, abonye umuraba ukuntu ari mwinshi cyane, ngo atangira kurengerwa, arataka, aravuga ngo databuja nkiza. Yesu amufata ukuboko, aramujyana, amushyira mu bwato, ndetse acyaha umuyaga, arababwira ngo yemwe abafite kwizera guke mwe, niki gitumye mushidikanya? Muri aya magambo ndagira ngo tuganiremo ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, Imana yampaye kugira ngo dusangire. Ni ijambo rivuga ngo muri iyi minsi abantu batumbiriye ibibazo, batumbiriye umuyaga kuruta uko batumbiriye Yesu. Reka mvuge gutya, kubera ibibazo abantu barimo bacamo ku isi muri ibi bihe, abantu aho kugira ngo bahange Imana amaso, bahange Yesu amaso, bari kwirebera ibibazo, kandi bifite ingaruka zikomeye cyane. Kubera ko twabonye ko Petero kureba umuraba, gutumbira umuraba, gukura amaso kuri Yesu byatumye agenda amanuka. Gutumbira ibibazo ubwabyo bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane, bishobora gutuma uta icyerekezo, kandi nyamara ufite igisubizo ari Yesu Kristo, umwana w'Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo mutumbire Yesu wenyine. Kureba Yesu, gutumbira Yesu bifite igisubizo gikomeye cyane kuruta ikibazo ufite. Reka turebe urugero rw'abantu batumbiriye Yesu. Iyo usomye igitabo cyo Kuva ibice 14 uhereye ku murongo waho wa 10, ubona Abisirayeli igihe bavaga mu gihugu cy'Egiputa bahuye n'akaga gakomeye k'ingabo zaje za Farawo zari zije kubasubiza mu Egiputa. Bibiliya itubwira ko bubuye amaso ngo babona ingabo za Farawo zibatuze. Abisirayeli bakuye amaso ku nkingi y'igicu yari ihari, ku nkingi y'umuriro yajyaga ibamurikira nijoro, ngo barataka cyane, bavuza induru kubera ko bari babonye ingabo nyinshi. Hanyuma Imana ibwira Mose, iramubwira ngo niki gituma untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Mose iyo usomye muri kiriya gice cya 14 ubona yari yabanje kuganira n'Imana. Mu bantu bahagaze neza, mu bantu bakomeye, Mose yarakomeye bitewe n'uko Imana yamuhaga amabwiriza. Imana yamubwira ngo witware gutya, ugende gutya, ibintu biraza gutungana. Imana yaje gufasha Mose, kandi inyanja yari bari imbere icikamo kabiri, Abisirayeli bambuka banezerewe. Nagira ngo nkubwire ngo nubwo wahura n'ingabo nyinshi, nutumbira Yesu azakubwira icyo wakora, azakubwira uko wakwitwara, azakubwira uko wakwifata. Kuko Mose nubwo nawe yari yabonye zikomeye, yari yabonye bisa naho bimeze nabi, ariko Imana yarambwiye ngo we bwira abantu bakomeze bagende, gusa bwira Abisirayeli bakomeze bagende, hanyuma urambura inkoni, inzira iraboneka. Nagira nkubwire ngo iyo utumbiriye Yesu, inzira aho itari Yesu arayica, kuko Yesu afite ubushobozi bwo guca inzira aho zitari. Ikindi, afite ubushobozi bwo gucecekesha imiraba iyo ariyo yose. Ariko abantu baca mu bihe bikomeye bakagira ngo Imana birayikomereye, kuko Imana ntabwo bijya biyikomerera. Nubwo wahura n'ibintu bikomeye, Zaburi ya 46 umurongo wa mbere haravuga ngo Imana ni ubuhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka. Bivuze ngo iyo Imana uyitumbiriye, Bibiliya itwereka ko iranaguhisha.
iranaguhisha kuko n'ubuhungiro. Zaburi ya 91 iravuga ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Mu Mana ni ahantu ushobora guhungira ibyo biguteye ubwoba, kubera ko Imana ni umutabazi, Imana iriho kugira ngo ifashe abantu bayo. Rero intumwa za Yesu zari zahangayitse, zari zifite ubwoba, ariko Yesu arazibwira ngo mwitinya. Agira ngo nawe nkubwire ngo nubwo ubona hari ibintu biguteye ubwoba, nubwo ubona hari imiyaga mu buryo butandukanye, muri iki gihe turi mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 gifite ingaruka zikomeye mu buryo bwose, mu buryo bwa ekonomi, mu buryo abantu usanga ubuzima bwaragiye buba bubi, abacuruzi, ibihugu usanga ari ibibazo ku isi. Ariko kubizera hari imbaraga ziri muri Yesu, kandi abantu batumbira bakagubwa neza. Ndagira ngo tugane ku musozo nkubwira ngo kura amaso ku miyaga, wirebere Yesu wenyine, uzabigenda hejuru. Imana iguhe andi maso. Buriya niyo Dawidi yari afite igihe yatsindaga Goliyati, abandi babonaga bikomeye, babonaga ari ibintu biteye ubwoba, ariko Dawidi aravuga ati mwitinya, mwe kugira ubwoba, mwe gukuka umutima, Imana yabanye nanjye hagati y'intare n'idubu, izatuma nsinda ruriya Mufilisitiya. Hanyuma aravuga ngo ndagutera mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Imana icyiza cyayo iyo yiringiye, Zaburi ya 25:3 aravuga ngo siko bizaba mu bayitegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Isoni ntizirimo mu gihe utumbiriye Yesu. Nubwo umuyaga waba umeze gute, nubwo haba haje imiyaga imeze ite, Yesu afite imbaraga ziruta iz'imiyaga. Ndagira ngo dusenge. Aya magambo nayo kugukomeza, nayo kubwira ngo nubwo ufite umuyaga w'uburwayi, birashoboka ko urwaje, birashoboka ko urwaye, birashoboka ko ufite ibintu runaka urwana nabyo, tumbira Yesu wenyine, afite ubushobozi bwo gutegeka imiyaga n'imiraba igahunga. Reka dusenge. Imana ubwira ijambo kandi uryizere, riraguha kugenda utera intambwe wumve birakunda, mu izina rya Yesu. Mana yacu, turagushimira kuri Imana ifite imbaraga kandi ufite ubushobozi. Nta kintu na kimwe gishobora kugutera ubwoba kuko ufite ubushobozi. Ibintu byose niwe wabiremye, n'umuyaga warawuremye, n'imiraba warayiremye, ibintu byose ni wowe wabiremye kandi birakumvira. Nta kitakumvira icyo ari cyo cyose ku isi kiriho, nta na kimwe kitakumvira. Turagushimira rero ko izi mbaraga zari zihagurukiye uyu mwene data, uyu mushiki wacu, ufite ubushobozi bwo kuzicecekesha. Izina rye rigahabwa icyubahiro. Turagushimiye. Niba ari umurwayi turamusengeye n'umukize, niba ari ufite ibintu runaka mwiyereke nk'Imana kugira ngo azagushime. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Yesu abahe umugisha.